n'abandi n'umusenyi n'abandi n'umusenyi mbonezwa n'amaraso ye amakumu kurikira niyo nababaye rwose aramfasha. Yesu ashimwe. Twongeye kubasuhuza nanone tunashimira Imana ko ikomeje kubarinda izina ryayo rihabwa icyubahiro. Amen. Mbere yuko dutangira kadutangize indirimbo ya 39. Nkomeze nge niringira amaraso y'umukiza sinagira undi nigana keretse Yesu wenyine nikomeze ku rutare n'abandi n'umusenyi n'abandi n'umusenyi umwijima n'umumisha niringiri mbabazize mu makuba no mu byago nagira ubwanzibukira nikomeze ku rutare n'abandi n'umusenyi n'abandi n'umusenyi mbonezwa n'amaraso ye amakumu kurikira niyo nababaye rwose aramfasha ngakomera nikomeze ku rutare n'abandi n'umusenyi n'abandi n'umusenyi naza kwijwi ryikondera azasanga niteguye nambaye gukiranuka nanengenza bangifite nikomeze ku rutare n'abandi n'umusenyi n'abandi n'umusenyi. Gadusabire dusengere. Dusenge. Amen. Data udukunda twongeye kugushima twongeye kuguhimbaza ubiherwe icyubahiro. Amen. Tugushimiye gukomera kwawe wakomeje kubana natwe twaba tugeze muri aya masaha tugihumeye kubishimirwe. Amen. Turakwinginze kugira ngo umanukire kubana natwe ubwo tugiye kwiga iri jambo urishimangire mu mitima yacu kandi uduhe gukora ibyaryo kugira ngo urya munsi niwerekanwa tuzishimire kugusanganira. Amen. Utuyobore nk'uko ushaka nibyo tugusabye kandi twizeye yuko biduhereye ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Rero ahantu twasoje mu Kristo ahura n'abantu bari kurira inkike noneho ariko babaza ukuntu byagenze rero bamubwira ko ari ibintu bimenyerewe imyaka myinshi. Aha ngaha
kadutangira aha ngaha baramusubiza bati umuhango umenyerewe ukamara imyaka irenze 1000 ntitwabura kwemerwa n'umucamanza utabera ko uhwanye n'amategeko, kandi ubwo tugeze muri iyi nzira uko twagezemo kose ntibihwanye. Ubwo turimo nawe winjiye mu irembo ntuturusha kuba mu nzira, nubwo twuri inkike none uturusha iki? Arabasubiza ati ngenda nk'uko mbwirizwa n'amategeko ya databuja, mwebweho mugenda nk'uko mubwirizwa n'ibyo mwibwira by'ubupfu. Nanone mumaze kwitwa abajura na nyiri iyi nzira, nicyo gitumye nibwira ndashidikanya yuko mutazemerwa ko muri beza. Nimugera aho ino nzira iherera, mugeze mu nzira ku bwanyu mudakurikije itegeko rye, muzavamo mwenyine mutagiriwe imbabazi ze. Aha ngaha barakomeza ntibagira icyo bamusubiza. Gukomeza gatoya. Isashimwe. Isahimazwa. Abagabo baratangaje kandi bifitiye icyizere ku rwego rukomeye cyane. Ariko ikintu gitangaje ni uko icyizere cyabo gishingiye ku byo bibwira nk'uko bamaze kubidusomera. Niba hari ikintu kibabaje kandi ntekereza ko ari ikosa umuntu ashobora kugira ntazigera abona uko ari ryicuza by'iteka aramutse akomereje aho ngaho, ni ugutekereza ko ukura ariko nyine wagombye kuba uri. Yire n'igice cya 17 urebye ku murongo wa 9 haranditswe ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, kandi ufite indwara ntiwizere kugenza gute gukira. Ninde ushobora kumenya ukuri? Uwiteka aravuga ngo ku murongo wa 10 nge Uwiteka ni njye urondora umutima nkawugerageza, ntitura umuntu wese ibihwanye n'inzira ze uko imbuto ziva mu mirimo ye ziri. None Mukristo arababwiye ngo baramusubiza ngo umuhango umenyerewe ukamara imyaka 1000, ibintu turimo ntabwo ari bishyashya, ni ibintu bimaze igihe kinini. Hari n'ubwo ikinyoma kijye kimara igihe kinini abantu bakagifata nk'ukuri, ariko kumara igihe kinini ko ikinyoma ntikiguhindura ukuri. Bivuze ngo niba hari ikintu giteye ubwoba ni ukwibeshya yuko ibyo wibwira ari iby'ukuri kandi ukuri gusanzwe guhari. Kandi nimurabyitegereza neza ikinyoma kiza ariko ukuri kwabanje, kuko ikinyoma kiza ari nko kujijisha, ari nk'ikigana. Yes, nubwo ari ikinyoma cyamara imyaka 1000 ubwo ukuri kuzaba kumaze imyaka 1000. Bivuze ngo rero cyakora n'amazina yabo aratangaje, amazina yanteye kuyibazaho. Mihango y'idini na ryari waciye uri mu nzira, natwe turi mu nzira. Aba bantu nyine baba bari mu nzira uko babitekereza, ariko umugabo yababwiye ngo nyiruru rurembo njye hari uko yangenjereje, ariko umuntu amuzashimwa upfa iki natwe. Wenda turaza kuza kubibona, ariko mu by'ukuri Imana iturinde kuba indyarya na ba mihango y'idini, kuko ni umwambaro abantu bihishamo bikarangira batashaka kugaragarizwa uko bari ubwabo cyane. Kadakomeza aha ngaha ukuntu batubwiye, baravuze ngo ntibagira icyo bamusubiza keretse kumubwira bati upfa iki n'ibyacu, maze bose bakomeza inzira ntibaganira byinshi, keretse ko bamubwiye bati twibwira tudashidikanya yuko utazaturusha kwitondera amategeko y'Imana neza, nicyo gitumye tutamenya ikidutandukanya natwe, usibye uwo mwenda wawe nawo ntiwawuhawe n'abaturanyi bawe ngo uhishe isoni z'ubwambure bwawe. Arababwira ati amategeko ntazabakirisha kuko mutanyuze muri rya rembo. Abagalatiya igice cya 16. Naho umwenda nambaye nawo hawe na nyiri ahonjya. Ibyo byo mubivuze ukuri ko nawe uherewe guhisha isoni z'ubwambure bwanjye. Nanjye nibwira ko ari ikimenyetso cyo kungirira neza, kuko nari nambaye ubushwambagara gusa ntarawuhabwa. Kandi ngenda nihumuriza ntya, ningera ku irembo rya rwa rurembo umwami nyirarwo ntazabura kumenya ngo angirire neza, kuko nambaye n'umwenda yampereye ubuntu ubwo yanyamburaga ubushwambagara
kandi mfite ikimenyetso mu ruhanga, ahari ntimucyitayeho. Nagishyizweho n'inshuti y'amagara y'umwami wanjye ku munsi umutwaro wamviriye ku mugongo. Kandi icyo gihe nahawe umuzingo w'igitabo uriho ikimenyetso ngo ngende nkusoma, umpumuriza mu nzira. Nategetswe kuzawutanga ningera ku irembo ry'ururembo rwo mu ijuru, ngo umbere ikimenyetso cy'uko nzinjizwayo. Ibyo byose ngira ngo ntimubifite, kandi igituma mutabifite ni uko mutanyuze muri rya rembo rirasukirwaho ryo muri iyi nzira. Ntibagira icyo bamusubiza kuri ibyo, ahubwo barebana baseka. Maze bose bakomeza inzira. Mukristo ari we uri imbere ntiyaganira nabo, agenda yibwira, ubundi asuhuza umutima, ubundi anezerwa. Agasubizwa umutima mu nda no gusoma wa muzingo w'igitabo yahawe n'umwe muri ba bantu barabagirana. Mbere y'uko dukomeza, tuvuga akantu gatoya aha ngaha. Yego, hari icyo twavuga kuri iyi ngingo. Kuri abavandimwe bari baruriye inkike, hari isomo badusomeye hano y'uko bene abo ngabo bazagaragazwa n'imirimo yabo. Burya gukiranuka ntabwo ari ibintu by'amagambo. Burya dushobora kubivuga ati ndizera, ariko Uwiteka aravuze ngo muzabimenyera ku mbuto zabo. Icya kabiri, bene aba ngaba babwiraga Mukristo bati natwe nubwo waciye muri rya rembo ariko turi kumwe, usa natwe, ariko icyo utandukaniyeho natwe ni uwo mwambaro. Ariko si uwo mwambaro wundi ntiwawuhawe n'abaturanyi kugira ngo uhishe isoni zawe. Harimo n'isesereza. Ariko uriya mwambaro bari kuvuga mu Byahishuwe 19 umurongo wa 8, iyo ni imirimo y'abera ariyo gukiranuka kwa Kristo. Ndetse muri Matayo 22 habayeho gurarika abantu bazaza kwitabira umuhango w'ubukwe, sibyo? Umugani w'ubukwe bw'umwana w'umwami. Abantu baritabiriye, ariko ubwo hazaga kureba abantu bitabiriye hasanzwemo umuntu utambaye umwambaro. Ibintu byose byari byateguwe, ariko umuntu agaragaza gusuzugura. Ese uwo mwambaro usobanura iki? Uwo mwambaro ni ugukiranuka kwa Kristo dukwiriye kwambara muri uru rugendo. Kubera uko twagenda ko ariko kose, uyu mwambaro tutawambaye nta hantu twazigera tugera. Kuko Mukristo yabagiriye inama ati nubwo twagenda mwebwe ntago muzinjira. Icya kabiri, ubwo twageye nimute icyo musabwa gusa ni ukwambara uyu mwambaro. Kubera ko ntago meze nkamwe, nanjye ntago mbihakana, n'ubundi nawambare kugira ngo mbishe isoni z'ubwambure bwanjye. Kubera yuko ijambo ry'Imana ryarahanuye ngo kuko ibyo mwakoranutse byose bimeze nk'ubuzinga, nk'ubushwambagara bwuzuye ibizinga. Bivuze ngo umwambaro ubundi twambaye uranduye. Bivuze ngo dukwiriye guhindurirwa tukambara uwa Kristo. Bisobanuye iki? Aburi inkike ntabwo twambara gukiranuka kwa Kristo twarirengagije inzira ye. Kuko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Rero icyo dusabwa ni ukugenda mu nzira ye kugira ngo twakire gukiranuka kwe. Amen. Nanjye hari ikindi navuga kuri ibi bijyanye n'aba bagabo bari barasinziriye ku nkike, ndetse n'abagize gutya bakurira inkike hanyuma bakagwa mu nzira. Batugaragarije harimo uwitwa Ndyarya ndetse na Mihango y'idini. Nk'uko Yesu Kristo yabyivugiye muri Yohana igice cya 10, ari kuvuga ibijyanye n'irembo ry'intama. Yari yivugiye ubwo aravuga ngo ni njye rembo. Umuntu niyinjira mu rugo, uwo azaba ari umujura n'iki n'umunyazi, kandi umujura nta kindi kimuzana. Kandi umujura nta handi hantu agenza gute yinjirira usibye gusimbuka. Mu by'ukuri ibyanditswe byera byatugaragarije ukuri kw'iyi nzira. Akenshi mu itorero ndetse n'ahandi tugenda twumva hari ukuntu ubutumwa bwiza babugoreka, bagashaka kugaragaza imirimo nk'aho ariyo nzira rukumbi umuntu wese yagakwiriye kunyuramo, cyangwa se ko ari bwo buryo akwiriye gukoresha kugira ngo azagere ku bugingo. Mihango y'idini
bivuze ngo yari yaramenyereye gukora imirimo by'idini rimusaba byose cyane. Iby'idini rimusaba byose yarabikoraga kandi akanabikora neza. Ariko hari ikintu gikomeye cy'ingenzi uyu mugabo yaburaga, ndetse impamvu hano bakomeje bamugaragaza nk'umuntu urimo gutsimbarara, kuko mu Kristo yababwiye ati hari ikintu kibura. Bo bakomeza kumwereka ahubwo ko ari wowe ufite ubujiji bwo kutamenya inzira ba sogokuruza bacu bagiye banyuramo imyaka ibihumbi byinshi, gute ahubwo wowe utabisobanukirwa. Akenshi ugasanga abantu ntibashaka kwemera uko kuri nyako, bitewe n'uko hari ibintu nyine bavutse babona, bakurira mu itorero babona, hanyuma ukuri nyako kukagenza gute, kukaburizwamo kubera nyiri ikintu babona kimaze igihe kirekire. Imihango ikorwa buri munsi igatuma Yesu Kristo adahabwa umwanya muri bo, hanyuma bagakomeza kwishingikiriza kuri iyo mihango. Hanyuma hari undi witwa Ndyarya. Uyu Ndyarya nawe ubwo birumvikana ashobora kubaza ukuri, siko bimeze. Azi ukuri, azi uburyo umunyabyaha yiyunga n'Imana, azi ko urugendo rwa gikristo nta handi rutangirira, ariko we ibyo agenza gute? Abirengaho. Hari ibindi bintu yikorera ubwe ku ruhande biza bivuguruza kwa kuri ashobora kubaza. Ariko si ukuvuga yuko ukuri atakuzi, ahubwo ukuri arakuzi, yanze kukugenderamo. Rero Ndyarya na mihango y'idini iherezo ryabo ni ukuzacirwaho iteka nibaramuka batihanye. Yego, abangaba Ndyarya na mihango y'idini, abangaba ni bene Satani, kubera Satani nawe ubwe yaciye mu nzira ashaka. Ubundi inyandiko itubwira yuko kuba yarifuje umwanya w'Imana ntibyari bibi, ariko yanze kwambara gukiranuka kwa, yashatse kujya mu mwanya wayo uko abyifuza, uko abishaka, ayobowe n'ibitekerezo bye. Ahinyura gukiranuka kw'Imana, ariko guhinyura amategeko, kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo Imana gukiranuka kwawe ni amategeko. Amategeko y'Imana arakiranuka, ariko arahinyura. Rero ngiki abafarisayo nabo ubwo barwanyije Yesu, baravuga ngo turi bene Aburahamu. Bati iyaba muri bene Aburahamu yumvise ibyanjye aranezerwa, nuko rero ntimurabe, ahubwo yaba muri, kuko bavugaga Imana ya Aburahamu niyo yaba muri abana b'Imana, muba munkunze. Rero muri abaso Satani, kuko ngo Satani uhereye kera akora nabi. Kubera iki? Umuntu wese ugendeye mu nzira ya Satani, umuntu wese ugenda nk'uko Satani yagiye, ahinyura inzira yashyizweho n'Imana. Babwiye mu Kristo bati nubwo waciye mu irembo, natwe se ntituri mu nzira imwe. Bakishuka bakabona imirimo bakora, n'ubundi bari muri gahunda imwe, ariko mu by'ukuri Uwiteka aravuga ngo ni muri kurukungu n'amasaka bikuriki igihe kizagira bivangurwe. Ariko uko bigaragara nk'uko twize rya jambo, imbuto zabo zigaragaza umwami ubahaka uwo ari we cyane. Derina rihangana, nta kibazo. turagerageza gukomeza kureba hano. Ngiye dushaka utuntu tubiri gusa bagarutse bano bagabo babiri mumaze kuvugaho. Icya mbere bavuze ahantu bakomoka. Baravuze ngo igihugu cyacu tuvuyemo, twavukiyemo ni kwa Ndirarira. Ni ukuvuga ngo niho bakomoka, ubundi niyo nkomoko yabo. Kabiri baravuga ati basogokuruza bacu n'abandi bantu bose bavukira ahangaha batekereza ko iyo nzira wowe uri kuvuga ari uruboko. Ko nyine inaniza abantu irahanda. Mu by'ukuri abantu benshi bari mu madini batekereza ko inzira yo kwihana no kwatura ibyaha, gutsindishizwa n'umuntu kubwo kwizera, ntago abantu benshi bashaka kubyemera, kuko ni inzira isa naho ari uruboko, kuko Yesu yahise inzira ifunganye. Rero ahandi hantu hose ushobora kuba waca, n'ubundi bizagusaba kugaruka ukanyura ku nzira nzima. Kubera iyo mpamvu gutsindishizwa n'umuntu kubwo kwizera, ubusobanuro bwabyo ni umurimo ukorwa n'Imana yonyine, yifata icyubahiro cy'umuntu ikakimanura
ikageza hasi mu mukungugu ikamukorera icyo ubwo atabasha kwikorera. Icyo umuntu atabasha kwikorera iki cya mbere ni ukwiyemeza ibyaha, kuko twe ntabwo ari kamere yacu, ahubwo turabishyigikira. Ikindi kintu cya kabiri ni ukwibabarira. Yego. Buri imbaraga kugira ngo ujye kubwira umuntu mbabara ibyaha nagukore ntabwo ari imbaraga yacu. Niyo mpamvu abantu bavukiye kwa ndirarira barata imirimo yabo gusa, kandi bakihumuriza batyo, ariko baba bahagaze bakamera nk'aho umusore w'umutunzi, bakumva hari ikintu babura ariko batiteguye gushaka. Ni ukuri Imana idufasha. Nari ngiye gusoma Zakariya, wenda abantu bazayisome, igice cya 3 ugera ku murongo wa 2, ibya Yosuwa umutambyi. Yego. Igihe Imana yamuhinduriraga amateka Satani ari kumurega, Marayika akamubwira ati Uwiteka guhane. Ese ntameze nk'umushimo ukuye mu muriro. Baraza bamwambika imyambaro myiza, bamukora no reka nsome umurongo umwe we. Kandi Yosuwa murongo wa 3, kandi Yosuwa yari yambaye imyenda y'ibizinga ahagaze imbere ya marayika. Uyu marayika ni Kristo. Marayika abwira abari bamuri imbere ati nimumwambure iyo myenda y'ibizinga. Maze abwira Yosuwa ati ngukuyeho gukiranirwa kwawe, kandi ndakwambika imyambaro myiza cyane. Nguyu wa mwambaro mu Kristo yabonye. Mu Kristo yarawubonye, ariko na Yosuwa yarawubonye. Uyu mwambaro rero nta muntu uzajya mu ijuru atabufite. Kandi uyu mwambaro uca ku musaraba. Guca ku musaraba harimo kwihana, harimo kwatura ibyaha ukagarura ibyo wibye, harimo kwikiranura n'abo mwagiranye ibibazo. Ibi bintu rero byose utarabikora, tanga amafaranga bayarye, jya ku rusengero ukora imirimo yaho y'agahanyu, ariko byanze bikunze uzasanga warihenze, bizagusaba kugaruka wongere uce mu irembo nk'uko umuvandimwe yamaze kubivuga. Naho wuri inkike byararangiye, ariko subiye inyuma Kristo wagaruka akongera akakwemerera. Amen. Ubundi hari ingingo yitwa gutsindishirizwa none kubwo kwizera ugarutseho. Ubundi hari ikintu twebwe ubwacu twikorera, hari n'ibindi bintu bibiri tutakwikorera. Gutsindishirizwa, dutsindishirizwa na Data wa twese. Umuntu wese utsindishirizwa nuko yari ari kuregwa. Turi kuregwa na Satani yuko twisha amategeko, kuko Uwiteka yazanye Adamu na Eva kuri iyi si, abahereza amategeko bakwiriye kubahiriza, ariko umwanzi akora iki? Arabagusha. Nawe ahita avuga ati Mana, ntubibonye yuko mbonye umuhamya yuko kubahiriza amategeko bitashoboka? Ariko ku bw'ubuntu bw'Imana iradutsindishiriza, haboneka ubuntu bwari buzwi n'Imana gusa, butari buzwi n'abamarayika, aho bwaje kugira ngo bukure umuntu mu cyaha. Kuri butari buzwi n'abamarayika, abamarayika ntabwo bari barakoze icyaha, bwahawe umuntu kugira ngo ubwo buntu niyemera kubwakira. Aricyo kintu twikora cyitwa kwizera. Kandi cya kintu cyitwa kwizera nta handi tugikura, ni mu ijambo ry'Imana. Dore kwizera kuzana no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Igihe cyose twicaye tukicara tukiga ibyanditswe byera nk'uko bikwiriye, hariho gukira. Icya kabiri tugarutseho ni ikintu cyitwa umusaraba. Hari abantu benshi turirimba ati umusaraba wanjye Yesu, umusaraba wambambiyeho, ati umusaraba. Kuririmba gusa by'ubwabyo ntabwo bidutsindishiriza. Mbabwije ukuri, umusaraba bijyana no kubabarirwa ibyaha. Niba utarihanye uwo musaraba ntushaka kureke kuwuririmba, ariko mu by'ukuri umukiza wacu ni umunyabuntu. Igihe cyose twemeye kwiga ibyanditswe byera, tukumva icyo bitubwira, tugaca bugufi n'ubundi nk'uko dusanzwe turi, nuko tukambara akamero nk'uko n'ubundi Kristo yambaye akamero k'umuntu. Ubundi twebwe icyo dusabwa nubwo tukambaye, dusabwa kwimenya, tukisobanukirwa, kuko igihe cyakozwe Satani ikintu yateye abantu ni ubuhumyi bwo kutisuzuma. Uwiteka ababumbuye ibyanditswe byera kugira ngo twisuzume, kandi banga ngiri. Igihe cyose twisuzumye tukamenya, tuva mu bagaba tukajya mu bashimwa, atari ko twakoze neza, ahubwo kuko twemeye kwambara wa mwambaro, ariko gukiranuka kwa Kristo. Murakoze cyane. Nanjye ntabwo ndi bukomeze, ndagira akantu gato mvuga hano kugira tuve kuri iki cyigisho tucyumvishe neza, kuko ahangaha urebye nabi wahagwa kandi wari uzi ko ukiri mu nzira. Hariya twabonye ko mihango y'idini ndetse na ryarya abantu benshi, mbese ni nka twabyita kwihangira gukiranuka. Umuntu agashiraho gukiranuka kwe, ariko adashaka gukoreshwa no gukiranuka kwa Kristo. Noneho ahangaha mu Kristo yarababwiye ati ngewe nambitswe indi kanzu, ikindi nahawe umuzingo w'igitabo. Nyamara abo ngabo ntabwo bari babifite, ahubwo bari bashaka kwiyobora ngo bace mu nzira bashaka. Noneho abangaba bakibagirwa ko igihe Yesu Kristo yaje ku musaraba, ubundi tukimara gukora icyaha twari dupfuye, twari tubaye intumbi. Yesu akijya ku musaraba yaraje kuduhereza ubundi bugingo,
ubundi bugingo buhoraho. Noneho ahangaha iki gitabo yahawe ni ijambo ry'Imana kugira ngo ijambo ry'Imana ryo ryongera kudusubiza mu buzima, rikongera rikatuzura. So mu gihe cyose udafite iki gitabo ngo wige ijambo ry'Imana rikuzure, ahubwo ugashaka gukora ibyawe, icyo gihe nta joro waba ufite. Niyo mpamvu tugomba kuba maso, tukemera yuko Imana itwambika, ikindi tugaca mu nzira ishaka yuko tunyuramo. Ibintu byose turi gukora tukabireka. Niba Imana itubwiye ngo mukore iki ngiki kuko ari cyo kizabahesha ubugingo, akaba ari cyo dukora tudashizeho inzira zacu. Hari ikindi kintu ushaka kuvuga, ndasa nk'usubiye inyuma ho gato kuri bariya bagabo bari basinziriye mu nkike. Ariko mbere y'uko bivugaho ndabanza nsome iri somo ryo mu Befeso igice cya 5 umurongo waho wa 14. Ndashaka kubavugaho mu buryo bubiri. Haranditse ngo nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Nuko ntimukaba abapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka. Usinziriye we kanguka uzuke. Bwa mbere dukoresheje iyi mvugo ya Bibiliya, umuntu yari asinziriye ariko arimo kubwirwa ngo akanguka agenze gute? Azuke. Kandi turazi uzukana uwari ugeze gute. Bivuze ngo ahangaha barimo kuvuga ku munyabyaha utariyunga n'Imana. Arasinziriye, afite ibitotsi by'urupfu muri we, akeneye gukanguka. Azakangurwa n'iki? N'imiburo y'Uwiteka, nk'uko tubisanga mu Migani igice cyaho cya 23. Imiburo y'Uwiteka nimugeraho akagira umwete wo kumvira ijambo ry'Imana, agakora ibyaryo, azagenza gute? Azakanguka azuke. Hanyuma hari ukundi gusinzira. Ukwa mbere tubonye ko ari ugusinzira k'umunyabyaha utariyunga n'Imana. Ukundi gusinzira birashoboka kandi ni ibintu bijya bibaho rwose, umuntu akakira Kristo ariko kwirengagiza ibyangombwa byatuma akomera muri uru rugendo, akabaho gusinzira, cyangwa se aribyo twita gusubira inyuma. Kandi iyo uyu muntu akomeje kwirengagiza, kwiga ibyanditswe byera, gusenga, gukora umurimo ndetse n'ibindi birimo kuvugurura amasezerano ye hagati ye n'Imana, biragiraho rwose uyu muntu umwuka w'Imana uhendahenda umutima we, akigendera. Kandi ingaruka zibaho hanyuma iyo uyu muntu akomeje gutsimbarara, nibyo twabonye kuri Bawuti. Mu Kristo azakababwira ati rwose niyemeje kubahambura iyo minyururu, ariko bakomeza kugenza gute? Kwinangira imitima yabo. Ruhangara aranamubwira ati rwose ntibikureba, ibyacu ntibikureba. Butaravuga ati rwose reka nge nongere nsinzireho hato. Muswa nawe nuko nguko. Bivuze ngo dukwiriye gukanguka rwose. Abagize amahirwe yo kumenya ukuri dukwiriye kukugenderamo, kuko ntidushobora rwose kugendera mu kundi kuri kuzakurikirana ukwa mbere twahawe tutaragenza gute? Tutarakugenderamo. Niyo mpamvu hagiye habaho nyine kwinangira, habaho gusuzugura umucyo barimo guhabwa ba mihango y'idini n'abandi, bati rwose uko kuri ni ibinyoma. Ibyo bintu birimo kutubwira ntago bihuye rwose n'inzira basogokuruza bacu bagenza gute? Bagenderamo n'amagingaye. Ariko iyo habayeho gushira mu bikorwa umucyo wahawe n'ibindi ubyumvira ku murongo wabyo.
imana idushoboze. Amen. Murakoze cyane. kandi karo navuga nkatwe nk'abakristo twahawe natwe ibitabo turabifite. Dufite Bibiliya niyo ugomba kutuyobora. Ikindi dufite biriya bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi birimo uburyo tugomba kugenda mu rugendo tukabana n'Imana bya nyabyo. Rero kadusabe umwuka wera azadufashe abane natwe kugira ngo tugire izo mbaraga zo gusoma no dusobanukirwa Imana biruseho. Tugeze ku musozi witwa Biruhanya. Nubwo zoroshye ukizitangira ku iherezo zigeza ku kurimbuka. Babandi bombi nabo bagera munsi y'uwo musozi, maze babonye uko ari muremure uterera cyane kandi ko hari n'izindi nzira ebyiri, bibwira yuko izo nzira ziri buhurire inyuma y'uwo musozi niyo Mukristo yaciyemo. Nicyo cyatumye bashima kuzinyuramo. Kandi muri izo nzira imwe yitwaga Kaga, indi yitwa Murimbuzi. Nuko umwe aca mu yitwa Kaga, imutungura mu ishyamba rinini. Undi aca mu nzira yitwa Murimbuzi, nayo imutungura mu butayu bugari burimo imisozi y'umwijima mwinshi. Arasitara, aragwa, ntiyasubira kubyuka. Nuko maze nterera amaso, ndeba Mukristo azamuka wa musozi, mbona abanza kuwuterera yiruka, maze ananizwa kwiruka nuko umusozi uterera, agenda buhoro, maze ageraho agenda maka. Aringanije uwo musozi, agera ku kazu keza nyiri uwo musozi yubakiye abagenzi barushye kugira ngo baruhukiremo, babone intege. Mukristo yinjiramo, aricara, araruhuka, maze asohora wa muzingo w'igitabo mu isaho y'umwenda we yo mu gituza, arawusoma. Uramuhumuriza, maze yongera kwitegereza wa mwenda yaherewe hafi y'umusaraba. Amara umwanya yinezeza atyo, arahunikira, arasinzira. Nicyo cyatumye atinda akageza nimugoroba, kandi agisinziriye wa muzingo w'igitabo uramunyushuka ugwa hasi. Nuko haza umuntu aramukangura ati, wa munyabute we, genda urebe ikimonyo, witegereze uko kigenza, kandi ugire ubwenge. Imigani 6:6. Uwo mwanya Mukristo arahaguruka, agenda yihuta, agera mu mpinga y'uwo musozi, ageza hejuru yawo. Ahura n'abantu babiri biruka cyane, umwe yitwaga Bwoba, undi yitwa Mutiringira. Mukristo arababaza ati, ko mukimiranye mwiruka, mubaye iki? Katuvuga akantu gatoya rero dusoreza aha, tuzatagirira ubutaha. Isashimwe. Umusozi Biruhanya hari ikintu ngiye kuvugaho gitoya. Reka dushimire Kristo ko nubwo umusozi uterera yahashyize isoko. Kandi iyo soko ni y'amazi meza abantu bashobora kunywaho, bamara kunywaho inyota igashira kandi bakazamuka umusozi bafite imbaraga. Izina ry'Imana yahabwa icyubahiro. Nyamara bano bantu babiri n'ubundi, umwe yaciye inzira y'ibumoso, undi aca y'iburyo, ariko zose ntibashatse kuzamuka umusozi. Ariko mwibuke impamvu abantu byapfiriye ku itangira ry'urugendo rwabo, niho byazambiye. Iyo baza gutangira neza bari kuzamukana na Mukristo, ariko basanze nta mpamvu yo kuzamuka, binatuma barimbuka. Imana itwiteho. Amen. Kadusoreza ahangaha rero, dusaba Imana ngo Umwuka Wera akomeze abasobanurire, kandi dukomeze twiyeze, ubwo Imana izagaruka izasange dushyitse. Amen. Kadusabe Papa Wera dusengere nuko dusoze. Data wa twese, izina ryawe rihimbazwe. Amen. Ni wowe ushobora kutunyuza mu nzira nziza kandi y'ukuri. Ni wowe ushobora kutwangira kwihumuriza
ko tutazarimbuka kandi hari ibyaha byinshi dukora tutarakwemeye nk'umwami n'umukiza, ariko udutabaye watwiyereka kandi ukaduha impano nziza ariyo gakiza kawe, uhabwa icyubahiro. Abantu bose bazakurikirana iki cyigisho tubashyize mu biganza byawe kugira ngo umwuka wera abagendere kandi abereke uko bari, nibaguhindukirira uhabwe icyubahiro. Ari twebwe ndetse n'udufasha muri aya mashusho kugira ngo n'aya majwi ngo bigere ku bandi, uduhane umugisha mu izina rya Yesu. Amen.